Bizinesi ni imwe mu nzira zishobora kuzamura umuntu, umuryango ndetse n'igihugu. Ariko nanone gukora bizinesi si ugufungura iduka cyangwa kampani gusa, ni ugutegura, kumenya iby'amasoko no gucunga neza ibiri imbere. Abantu benshi batangira bafite inzozi, imbaraga n'ishyaka, ariko nyuma y'igihe gitoya bakabona ibintu byacitse. Kumenya impamvu zihombya bizinesi ni kimwe mu by'ingenzi bituma uwashoye imari abasha kwirinda amakosa, agategura neza no gutera intambwe isobanutse. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu 5 z'ingenzi zituma bizinesi ihomba. Nkagusaba kumva neza iki kiganiro kuva gitangira kugeza ku musozo, ndetse ukanasobanukirwa neza izi mpamvu 5. Nimba utarakora subscribe, yikandeho kugira ngo ukomeze kudushyigikira ndetse ukore na like. Reka turebere hamwe impamvu 5. Impamvu ya mbere: kubura planning cyangwa se kubura gahunda nziza ya bizinesi yawe. Planning ni ukubanza gutegura neza umushinga ugiye gukora, aho ugiye kuwukorera n'ibyo uzakoresha muri bizinesi yawe. Iyo bizinesi yawe itangiye idafite plan, bisobanura ko izagwa. Iyo nta planning ihari, hari ibintu byinshi bishobora kubaho. Ufata ibyemezo byakagombye kubaho by'ako kanya bidafite ihame. Ntumenya aho bizinesi yawe ijya cyangwa aho iva. Icya gatatu: ufite ibitekerezo byinshi ariko nta murongo uhamye. Urugero, umuntu ufungura botike kuko abonye abandi bazikora, ntiyagombye kumenya neza impamvu bazifunguye. Ntiyiga ngo amenye aho azakura ibicuruzwa kugira ngo abicuruze neza aho hantu agiye gukorera bizinesi. Ntabwo agena uko azamenyekanisha bizinesi ye, ntanamenya amafaranga azakenera ku kwezi. Ibyo bituma afata ibyemezo bidafite ishingiro, amafaranga akajya arushaho kuyasesagura ndetse akajya arushaho no kuyahagarika. Isomo twakwigira kuri iyi ngingo: bizinesi itagira purani iba ari nko kugendera mu modoka itagira diregisiyo. Impamvu ya kabiri: kutamenya isoko neza uko rikora. Kumenya isoko ni ugusobanukirwa icyo abantu bifuza, icyo bakeneye nuko ubitanga kurusha abandi. Kutamenya isoko rihari hari icyo bigutera. Icya mbere: kugura ibicuruzwa byinshi ariko bidahura n'ibyo abakiriya bakeneye. Icya kabiri: gushyiraho ibiciro bidahuye n'amasoko cyangwa se ubushobozi bw'ababigura. Icya gatatu: gutangiza bizinesi mu gace kagwamo izindi bizinesi zemewe ni kimwe. Urugero, hari abatangiza resitora bakibwira ko abantu bazaza kubera ko ari ahantu heza, ariko batigeze bakora ubushakashatsi ngo bamenye niba aho hantu muri ako gace bakunda kuharira, niba bafite ubushobozi bwo kuzaza buri munsi cyangwa se guhora baraza kuhateza imbere. Ibyo bituma fungura bizinesi bituma udatera imbere mu gihe nta bakiriya ubona. Ibyo bituma nanone iyo ufunguye bizinesi itagira abaguzi birangira uhombye. Isomo twakwigira kuri iyi ngingo: utagaragaje icyo urusha abandi ntago ubona abakiriya, usigara uri munsi ndetse ugasigara uri umushyitsi muri ako gace. Impamvu ya gatatu: gukoresha amafaranga nabi cyangwa se icyo twita poor financial management. Amafaranga ni umutima wa bizinesi. Iyo uyacunga nabi, bizinesi yawe irahagarara naho yaba ifite abakiriya benshi. Gukoresha amafaranga nabi birimo: icya mbere, kuvanga amafaranga ya bizinesi n'ayawe bwite ufite. Kugura ibintu bitari by'ingenzi ndetse n'igihe waguze iby'ingenzi ukaba utabikoresha mu gihe gikwiriye. Icya gatatu, gusohora amafaranga menshi aruta ayo winjije. Icya kane, kubura uburyo bwo kubikamo inyandiko z'imikoreshereze y'amafaranga yawe cyangwa se icyo twita records. Urugero, umuntu ufite salon ashobora gutangira gukora neza ariko amafaranga yose akayakoresha mu buzima bwe bwite, kugura imyenda, gusohoka cyangwa se ibindi bintu bimusesaguza amafaranga. Amaherezo abura
kugura ibikoresho cyangwa se ayo kwishyura abakozi. Ibyo bigatuma bizinesi isubira inyuma. Impamvu ya kane, kubura disipurine no kwitanga cyangwa se icyo twita lack of commitment. Bizinesi ikenera igihe, akazi katoroshye n'ubwitange. Batigira ku bandi ngo barebe ibyo abandi bakora ntago batera imbere muri bizinesi yabo. Abandi batera imbere hari icyo baba bagenderaho. Abatagira ubwitange no kwihangana babona bizinesi ihagaze nabi mu gihe gitoya. Kubura disipurine hari icyo bigutera mu kazi kawe ka bizinesi. Bituma icya mbere, uza mu kazi utinze bikabangamira abakiriya bawe. Uhagarika bizinesi yawe ukabona ntacyo bitwaye. Usubira inyuma mu kwihangana ndetse no gutanga ibyo wakagombye gutanga muri bizinesi, bikabasha gutuma ushobora kubura abakiriya mu gihe gitoya. Urugero, umuntu ufungura kampani ariko akagira umuco wo gutanga ibicuruzwa atinze, rimwe na rimwe ntiyikorere ku kwezi, ugasanga abakozi be bari kubyangiriza. Abakiriya barushaho kubona serivisi batinze, ariko rimwe na rimwe bakijujutira kubona uko baje baragenda neza ndetse n'uko bakagombye gufata neza ibicuruzwa byabo. Abakiriya babura serivisi igihe bayishakiye bagahitamo kujya ahandi. Ibyo bituma bizinesi ikendera buhoro buhoro. Amasomo y'ubwenge. Disipurine ni moteri ituma bizinesi igenda igihe cyose kugira ngo yihute. Kuyibura ni nko kugendera mu mwijima ndetse no kugenda udafite gahunda. Impamvu ya gatanu ari nayo ya nyuma, kubura flexibility cyangwa se kutihuta mu guhinduka uko isoko rimeze ndetse no kugendana n'uko isoko riri. Isi y'ubucuruzi ihinduka buri gihe. Bizinesi zirahinduka mu maguru mashya zikirukanka cyane. Kutihuta mu buhinduka bya bizinesi hari ikintu bigutera. Utakaza abakiriya bangana na bizinesi uko uri kuyigenza. Ikindi, ugumana imikorere yawe ya kera harimo n'ibihombo. Ubura uburyo bushyashya bwo kwinjiza amafaranga. Urugero, umucuruzi wambaraga ashobora kwanga kwikira ndetse no gukomeza gukora bizinesi, ugasanga ntabwo akomeze kugira ubuzima bwe bwiza. Iyo umucuruzi yanze kugendana n'igihe ngo anamenye uko isoko rimeze, ngo azane itandukaniro ry'ibicuruzwa bwe hagati yabo ahanganye nabo ku isoko, birangira ahombye agafunga iduka rye agataha. Isomo twakwigira kuri iyi ngingo: iyo ukoze neza bizinesi ni ngombwa ko ubona ibyiza biri imbere kandi ukamenya uko icyo ugwiriye guhindura muri bizinesi yawe. Hano ni byiza ko tumenya amakuru ya bizinesi dukora ndetse tukamenya n'icyo dukwiriye guhindura. Kuri uyu musozo wacu wa video, reka turebe izi mpamvu zituma bizinesi ihomba. Ni nyinshi, ariko izi 5 nizo ziboneka cyangwa se nizo zigaragara cyane. Iyo uzizi kandi ukazitondera, uba ufite amahirwe menshi yo kubaka bizinesi iramba. Icyo wakwirinda ni ugutangira bizinesi ku byiyumviro gusa. Tegura neza, menya isoko, ucunge amafaranga yawe, wiyemeze kandi uhindure n'ibihe. Bizinesi ni urugendo, si ihumure ry'amagambo gusa, ndetse ni ugukora ugashyira no mu bikorwa. Uko uzi byinshi ku bihombya bizinesi, ni kuba hafi yo kuba bizinesi ukamenya uko ikura, uko iramba ndetse n'uko itera imbere mu gihugu. Tangira bizinesi izamara igihe kirekire kandi ikazaguha inyungu mu gihe kiri imbere. Ngizi impamvu 5 zishobora gutuma uhomba muri bizinesi yawe. Nimba utakanze subscribe ndetse na like, yikande kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu ndetse ukomeze kubona nuko wabasha kwiteza imbere, kuko muri iki gihe biragusaba gukora cyane ndetse ugatera imbere vuba. Sangiza iyi video abandi bantu kugira ngo bamenye ibintu bishobora gutuma umuntu ahomba muri bizinesi ye. Komeza gukanda subscribe. Turabashimiye.